Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mudukurikiye, tubasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibane namwe. Tubasuhuje rero muri mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, mu gihugu cyacu, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Aziya, abari muri Europe ndetse no mu bindi bice byose bitandukanye by'isi. Namwe turabasuhuje kandi turabiyegereje kuri Tuzatabarwa TV. Nk'uko rero twabisezeranye ko tuzajya duhurira tukaganira byinshi. Twavuze ko tuzaganira byinshi mu by'ukuri, kandi hari byinshi cyane tuzaganira duhawe n'umwuka w'Imana kugira ngo bitubere inkomezi mu by'uru rugendo. Yewe rero nitwa Atanazi. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ndirimbo y'108 mu gitabo cyo guhimbaza Imana, cy'indirimbo zo gushimisha. Ndashaka ko tuzaganira kuri izi ndirimbo, tuzaganira ijambo ry'Imana, ariko tuzaganira no kuri izi ndirimbo, kuko izi ni indirimbo z'abakristo. Izi ni indirimbo umuntu wese w'umukristo yakabaye yicara akaririmba ari wenyine, akaziririmba zumva, akaziririmba zisobanukiwe. Byaba byiza ukaba uzi n'amateka y'indirimbo uri kuririmba, kuko buriya iyo wamenye amateka y'indirimbo, ukamenya ngo umuntu yayiririmbye ari muri iki gihe, ukamenya ngo umuntu yayiririmbye ari muri situwasiyo imeze gutya, biragufasha cyane kandi birushaho kukunezeza mu by'ukuri. Ibyo rero tuzabikora, kandi ntekereza ko nubwo yenda bitoroshye, ariko umwuka wera azabidufashamo. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri iyi ndirimbo, turebe amateka yayo, turebe umuntu wayiririmbye ni muntu ki, mbese yari mu gihe kimeze gute, ni iki cyatumye aririmba ko ahamya ko ari umukristo, yari mu gihe kimeze gute. Munyemerere rero dusenga Imana, dutangire dusenga nk'uko bikwiriye, hanyuma tuganire mu izina rya Yesu. Turagushimiye iteka Mana igira neza, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, warinze imitima yacu n'ubugingo bwacu, kandi ubwo uriho natwe tuzabaho. Waraturinze rero, turindira mu bihe bigoye kandi biruhije, ndetse muri iyi si mbi igeze ahabi, aho Pawulo yavuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba babi, bazahinduka, abantu bazaba bikunda badakunda ababo, abantu bazaba bakunda impiya aho gukunda Imana, abantu bazaba birarira kandi birata. Iyo si niyo tugezemo uyu munsi wa none. Tugeze mu gihe kiruhije abagenzi, aho abantu b'Imana benshi barimo barababazwa, kandi aho ibigeragezo n'intambara bibaye byinshi cyane. Ariko dukomeze muri byose, udukomeze imitima, kandi urusheho kwiyegereza imitima yacu kugira ngo ubugingo bwacu burusheho kuba buzima muri Kristo Yesu. Ubugingo bwacu buhishe kure cyane Mwami Yesu, udukomereze amaboko yarinde gutentebuka, amavi yacu uyarinde gusukumwa. Udukomereze mu byizerwa iminsi nk'iyi ngiyi, kugira ngo tube abakristo badahindurwa n'ibihe, maze nuzaza igihe cyo kuza kigeze. Mwami wanjye, dore ko ijambo rye ritubwira ko kuza kwawe kwegereje kandi uri bugufi. Natwe uduhe kuba maso cyane, kugira ngo ubwo uzaza uzasange turi maso, twiteguye, tugusanganira amatabaza yacu arimo amavuta. Urakoze Mwami Yesu, utugirire neza, utwiteho, utumurikishirize mu maso hawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko nabivuze, iyi ni indirimbo y'108, ni indirimbo ivuga ngo genda uwo mukristo. Iyi ndirimbo ni indirimbo yahimbwe n'umwana w'umukobwa. Yari umukobwa mwiza w'igikundiro, umukobwa ufite ubwiza buhebuje. Uyu mwana w'umukobwa yari arangije amashuri ye yisumbuye, hanyuma biza kumenyekana ibwami yuko hari umukobwa urusha abandi uburanga. Umwami ngo aza kumubona, aramubenguka. Amaze kumubenguka, niko gukurikirana amakuru ye, abaza abagaragu be ati murebe uriya mukobwa ni uwa hehe, aturuka mu wuhe muryango. Haleluya. Umwana wari umaze igihe kitari kinini cyane yakiriye Kristo, yari afite Kristo muri we. Kristo yakiriye Kristo mu bihe bye byiza,
Kristo Yesu aragenda aba mugari muri we, aragenda agwiza imbaraga Kristo, arakomera mu mwana w'umukobwa, hanyuma umwana yakwitegereza ibintu byose akabibonamo imbaraga z'Imana nk'uko umukristo wese w'ukuri amera. Hanyuma umwami aravuga ati nta wundi ngomba kurongora, mfite abagore 2 ariko ndashaka uwa 3, kandi uriya mwana w'umukobwa ntagomba kuncika. Abagaragu b'umwami baramubwira bati humura nyagasani, reka turamukuzanira rwose. Abagaragu b'umwami baragenda bageze mu muryango, bahura n'umuryango w'umukobwa, barabitegereza barabareba. Mu kinyarwanda rero bajyaga bavuga ngo umuntu ntarambagiza umukobwa ahubwo arambagiza umuryango. Byari bivuze yuko umuntu abanza kwitegereza umuryango umukobwa avukamo, akareba nyina, akareba se, hanyuma yamara kubashima agahita bavuga ati umwana w'umukobwa arakwiriye kuba uwa kanaka. Nuko byari bimeze. Nabo baragiye bareba umuryango, bareba se, bareba nyina, basanga mu by'ukuri abantu batari abakungu, batari abakire ku rwego rwo hejuru, ariko barifashije, babona ko bidateye isoni kuba bashingira umwami. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo barangije begera umuryango w'umukobwa, baramubwira bati rero umwami yabengutse umukobwa wanyu, none turamushaka kugira ngo tumushyire umwami. Ariko ababyeyi b'uwo mukobwa bakaba basigaye babona umukobwa wabo yarahindutse. Mu by'ukuri umuntu wakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza yakagombye kuba yarahindutse wese, kandi 100%. Yakagombye kuba afite aho yavuye, afite aho ageze, ndetse afite n'aho ajya. Imana ishimwe cyane. Niba umuntu yarakiriye Kristo avuga ko ari umukristo, ariko akaba nta mpinduka z'ubuzima bwe, akaba ari wa wundi imico ye ari ya yindi, kanaka wa none akaba ari n'ubundi wa kera, ndakubwiza ukuri uwo muntu ntabwo yahuye na Kristo, ahubwo yabisikanye nawe. Imana itugirire neza cyane. Uyu mukobwa rero yari yuzuye umwuka wera, yarahawe ku mpano z'umwuka wera, afite amerekwa n'amahishurirwa, avugana n'Imana mu buryo bwose. Yari afite Kristo nk'umwami n'umukiza muri we, yumva nta kintu na kimwe gishobora kumumukuraho. Umukobwa baramwegera baramubwira bati mukobwa rero dore ugiye kuba turakize, tubaye abakire, dore tugiye kuba abakwe b'umwami, umwami yakubengutse kandi yagukunze. Umukobwa kwitegereza se na nyina mu maso, araseka aramwenyura, aravuga ati uwo mwami wankunze ni mwami ki? Baramubwira bati ni umwami mukuru. None se uwo mwami nta bagore afite? Baramubwira bati afite abagore 2 ariko arashaka kukugira uwa 3. Araseka, arangije ariko mu mbaraga z'umwuka wera arababwira ati rero uwabambwe ntabinyemerera. Haleluya. Uwabambwe ntabinyemerera. Ababyeyi batari ko uwabambwe ninde utabikwemerera? Ati uwabambwe ntabinyemerera. Uwabambwe ntanyemerera kuba umugore wa 3. Uwabambwe ntanyemerera kuba inshoreke. Arababwira ati mfite umwami wanyiyeguriye, wancunguye kandi aranyiyegurira, nanjye ndamwiyegurira. Uyu munsi nduwe nawe n'uwanjye. Baramubwira bati niko wa mukobwa we ufite ubwenge, ibyo bintu uri kuvuga ubizi ibyo ari byo wabitekerejeho? Arababwira ati rero burya ntabwo mubizi. Aravuga ati niho yahise atangira kuririmba mu mbaraga z'umwuka wera. Aravuga ati jye mfite umukiza, aravuga ati jye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Arababwira ati jye ndi umukristo, mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Aravuga ati jye ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Arababwira ati uwo nguwo icyatumye apfa yazize jyewe. Aravuga ati si ubwo nabuzwa n'iki kujya mukunda. Imana ishimwe cyane. Ababyeyi b'umukobwa baratangara cyane, baravuga bati ariko umukobwa uwo bakubwiye wasobanukiwe uwo ari we? Hari abantu bumva umuntu kandi bavuga ko ari abakristo mu by'ukuri. Umwana w'umukobwa uyu munsi wa none aba ari aho ngaho yicaye, wamubwira umusore runaka yakumva yuko ari umusore ukize, yakumva yuko ari umusore ufite amafaranga, ufite ubushobozi, icyo ngicyo akaba ari cyo ashyira imbere, gutekereza yuko afite Kristo muri we,
kikaba ikindi kizaza nyuma, cyatekerezwaho nyuma mu gihe bibaye ngombwa, cyangwa se ntibibe na ngombwa ibyo ntabe yanabitekereza. Ariko mukundwa nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo tekereza kuri Kristo, utekereze ko ari we wagupfiriye kandi yatanze ubugingo bwe ku bwawe, arahita aza imbere y'abandi bose. Kristo muri twebwe akwiriye kuza imbere y'ababyeyi bacu, akwiriye kuza imbere y'abagore bacu n'abagabo bacu. Kristo Yesu akwiriye kuza imbere y'abana bacu, kuko aho adutegurira hararuta ibyo byose, kandi yadukunze twebwe tutaramukunda. Tumuhereze icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Umwana w'umukobwa baramubwira bati rero ibyo ngibyo utekereza ntabwo wadukura amata ku munwa, ntabwo mu by'ukuri twareka ibyo ngibyo utekereza, ntabwo byashoboka, ntibyaguhira. Ni gute utubwira yuko uri umukristo? Kuba umukristo birakubuza kuba umugore w'umwami? Arababwira ati no, munyumve neza mwa babyeyi mwe, ndabakunda, ariko nubwo bimeze gutyo, genda uwo mukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Arababwira ati genda uwo mukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ati genda uwo mukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha. Arababwira ati mfite umugaba ni umwami Yesu, kandi nituba hamwe nawe nzahora nesha. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ayo magambo yayavugaga ari mu mbaraga z'umwuka. Kubera iki? Kristo Yesu yaravuze ngo umuntu uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu benshi, imbaga nyamwinshi, nanjye nzatinya kumuhamiriza imbere ya Data wa twese n'abamarayika bera. Imbere y'abantu benshi, imbere y'imbaga nyamwinshi, aho niho ukwiriye kugaragaza neza yuko uri umukristo, kuko ibyo uri wenyine, ibyo ukora uri wenyine, uba uri kumwe n'Imana ikureba. Ariko mu gihe uri kumwe n'abantu, Kristo Yesu arashaka yuko umuhamiriza aho ngaho, kugira ngo ubonereho ubwiriza ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe cyane. Baramubwira bati, ise na nyina baraganira, baravuga bati umukobwa agiye kudukura amata ku munwa. Bamaze kubona ko yamaramaje, bamusohora mu nzu. Bamusohoye mu nzu, baramubwira bati ugende ushake iyo ujya, urare hanze mu mbeho nyinshi cyane, ntabwo ukiri umwana wacu. Nta kuntu wakwanga itegeko ry'umwami ngo wange n'itegeko ry'umuryango, ngo ni ukubera Kristo uwo nguwo. Kristo uwo nguwo azakumarira iki? Umukobwa aranezerwa, nta mubabaro, nta gahinda, aranezerwa. Arababwira ku gitera cya gatatu, aravuga ati genda uwo mukristo, ndi umwimukira. Ati izo nzu zanyu naho ntazibamo, jye n'ubundi ndi umwimukira. Aravuga ati ndakomeje mu rugendo rwanjye nubwo bimeze bityo. Aravuga ati byino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Haleluya. Aravuga ngo genda uwo mukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Aravuga ngo nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose bahora baririmba. Asohoka mu nzu anezerewe, yuzuye umwuka wera, adatewe ubwoba n'ibigeragezo, adatewe ubwoba n'ibyago. Yarageze mu gihe kigoye kiruhije, igihe kitagombaga kuba, kitamwemereraga kuba ari kuririmba. Hari igihe runaka umuntu nk'umukristo, umuntu w'Imana ajya ageramo, akabona icyo gihe ni igihe cy'umubabaro, ibigeragezo bikaza ari byinshi bikisukiranya. Ariko nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite Kristo, waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, ntabwo azigera ava muri wowe, ntazagutererana, ntabwo azakureka, azabana nawe no mu ntambara, abana natwe no mu bigeragezo, abana natwe mu bihe biruhije, adukomeza umutima. Kandi humura, umwuka wera ari kumwe nawe kugira ngo akuruhure imiruho, akuruhure imitwaro. Umwuka wera niko akora. Hari igihe mu gihe cyashize nigeze mpura n'ibintu bikomeye cyane, birandushya, bindushya umutima. Icyo gihe numva umutima uraremerewe, mu by'ukuri numva umutima urababaye. Hanyuma ndangije ndavuga nti nta kindi cyankiza uyu mubabaro uretse kwegera Imana. Ndagenda njya mu bihe byo gusenga, njya gusengera ahantu, numvaga umutima uremerewe mu rwego rwo hejuru. Hanyuma ngiye gusengera ahantu, ahantu nari ndimo nsengera, mfata umwanya mwiza wo kuririmba, mbanza kuramya, mpimbaza Imana, mfata umwanya wo guhimbaza Imana, mbanza nanone kandi imbere ya byose kwiyegereza Imana, kuko nicyo gikuru. Hari ibihe biza bikasa n'ibidushyize hirya gatoya, kuko umbabarire wumva aka kantu,
nugera mu gihe wumva ibigeragezo n'intambara bikurenze, ukumva agahinda kabaye kenshi mu mutima, ukumva umutima urababaye, ujye ugenzura uko ubanye n'umwuka wera, uzasanga harimo akabazo runaka. Kubera iki? Iyo turi kumwe n'umwuka wera uko bikwiriye, iyo turi kumwe na Kristo Yesu uko bikwiriye, turi mu bihe byo kwegera Imana, umwuka wera araza akatubera navuga umwikorezi, araza agafata ibibazo byacu akabiterura ku mitwe yacu, yarangiza akabishyira mu kirere bikagendera hejuru, tukabigendera munsi ariko bitaturiho. Hanyuma iyo bimaze kumera gutyo, umutima wumva ubohotse, ukumva umutima uratuje. Ndimo nsenga nagiye kumva numva ikirere kibaye nk'igituritse ukuntu, numva muri ngewe umutima ubaye nk'usutswemo imvura nyinshi cyane y'umunezero n'ibyishimo. Ngiye kumva numva umwuka wera aramanutse, abanye nanjye, atangira kuganira nanjye, ndangije numva bya bibazo byose nari mfite numva birarangiye. Mu by'ukuri ibyo nasengeraga si uko nari mbibonye, ariko umwuka wera niko akora, ajya afata ibyiringirwa, agafata ibyo twasezeranijwe akabyigiza hafi yacu, tukajya tubireba mu mayerekwa n'amahishurirwa, warangiza ugasa naho ubifite, ukumva biri mu biganza byawe, ugatangira kugenda nk'ukomeye kandi utarakomeye, ugatangira kugenda nk'umukire kandi utarahumukire. Ariko kuko Kristo Yesu yavuganye nawe, ukavuga uti ni ukuri, yavuganye nanjye, byanga byakundi byavuze izabisohoza, kandi umwuka wera akabishimangira, bikagwiza imbaraga muri wowe. Numva ibibazo byose nari mfite bitaye agaciro, numva sinzi aho bigiye, ndangije mpita nshyira Bibiliya mu kwaha n'igitabo cy'indirimbo, mpita mfata inzira ndataha. Ndagenda ngeze mu nzira, ahantu nari ngeze numva umunezero uraje, numva haleluya iraje, ariko urabona ni mu mujyi ndimo ngenda, abantu bari benshi cyane, numva haleluya ibaye ngari muri jyewe, ngiye kuyitereraho narindi nuzuye imbaraga, ariko numva shitani aranyongoreye, arambwira ati attention, uratera haleluya mu mujyi nta soni, ibyo bintu urumva bitagukojeje isoni? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho n'ijwi ry'abadayimoni shitani aba arimo akuniga, kuko aho ngaho niba umwuka wera kubwiye gutyo, hari icyo ashaka gukora ku buzima bwawe cyangwa se ku bandi, abakumva n'abakureba, hari icyo Imana ishaka gukorera aho ngaho. Inshuti mwene data, wari wajya mu modoka, warangiza wicaranye n'abantu utazi niba bizera Kristo, ukumva indirimbo iraje, ukumva igihimbano cy'umwuka kiraje? Ese ibyo bintu nawe byigeze bikubaho? Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkwinginge, ntuzayipfobye iyi ndirimbo, ntukayipfobye. Aho niho umwuka wera ashaka yuko wamiriza Kristo. Hari igihe Imana yaba ishaka kuvugana n'uwo mwegeranye, hari igihe Imana yaba ishaka kuvugisha uwo mwegeranye muri iyo ndirimbo. Yizamure, uyiririmbe. None se n'abacuranga radio ko badusakuriza mu modoka, abandi ko bavugira ku matelefone bakadusakuriza, iyo ndirimbo yawe ntabwo ari izaderanje abantu. Yiririmbe, hari icyo Imana ishaka gukora, kandi wumvira umwuka wera, jya wumvira umwuka ugwiza urukundo. Imana ishimwe cyane. Igitera cya kane, ndatekereza ko ari cyo tugezeho. Bamusohoye, umukobwa amaze gusohoka, amaze gufata utwe, arimo yihishahisha, ajya mu mbeho nyinshi cyane, mu ijoro, mu mwijima, nibwo igitera cya kane cyaje. Aratangira aravuga ati genda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Haleluya, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Nukuri iyo turi kumwe na Kristo Yesu araturuhura, kandi mu bibazo umwami Yesu ajya turuhura. Aravuga ngo ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Muvuge ngo amen. Haleluya. Ufite ibyiringiro, ujye ugira ibyiringiro by'uko nutumirwa ugiye gupfa, igihe uzaba ugeze mu rupfu, uzagira ibyishimo n'umunezero. Wumva bizaba ari amahirwe, wumva byaba ari ihirwe, ko abantu batinya urupfu cyane. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe arabihamya ati nibaruhuka imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo ijyanye nabo. Imana ishimwe
Imana ihimbazwe. Umwana w'umukobwa ahamya Kristo, umwana w'umukobwa babarizwa aho ngaho, umwana w'umukobwa bamushyira muri stade baramubabaza, arababwira ati ntabwo byahinduka, undimo ntahinduka, ndi umukristo. Baramukubita, arababwira ati ndi umukristo. Baramubwira bati ntiwemere ibyo tukubwira, aravuga ati uwabambwe ntabinyemerera, agenda umukristo. Asoreza ku ijambo ryiza, aravuga ngo nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, ngenda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Muvuge ngo amen. Ngiyi ndirimbo rero turirimba abavandimwe, iyo niyo turirimba, ariko rimwe na rimwe wakwitegereza ukabona abantu bararirimba ibyo batazi, ukabona abantu barayivuga, bamwe ari abajura, abandi ari abantu batanafite Kristo. Ariko uyu mukobwa yayiririmbye ari mu bihe bigoye, ayiririmba ari mu bihe biruhije, ayiririmba mu gihe kitamwemerera kuririmba, ahamya Kristo aho bikomeye cyane. Ariko umwami Yesu biramunezeza cyane, aravuga ati ni ukuri nanjye sinzakureka. Komeza kumuha ibyishimo n'umunezero, komeza kugira amayerekwa n'amashishurirwa. Aya magambo yose yazaga aherekejwe n'Umwuka Wera, kandi yayaririmbaga ari mu mbaraga, ari mu byishimo, ari mu munezero. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu w'Imana naho yaba arimo ababazwa, ntabwo ajye yiheba ngo bimuherane. Ntashobora kugira amaganya y'ibihe byose. Umuntu ubana n'Imana ntabwo ajya agira amaganya y'ibihe byose. Umuntu ufite Kristo Yesu muri we ntabwo ajya agira amaganya y'ibihe byose. Nibyo birashoboka ko wagera mu gahe runaka kakakugora, kakarushya umutima ukababara rwose. Ibyo bibaho, ntawe bitabayeho. N'umwami wacu yageze mu gahe nk'ako ngako, aravuga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ariko ntabwo yaheranywe n'izo ntege nke zari zimugezeho. Igihe cyarageze aravuga ati no, mwami Yesu, ntibibuko nshaka, ahubwo bibuka ushaka. Nawe nuko nguko ukwiriye kuvuga mu bihe bikugoye cyane, ukavuga uti Kristo Yesu, ntibibuko nshaka, ahubwo bibuka ushaka, kuko Kristo niwe ushaka ibyiza kuri twe, naho twebwe ibyo twibwira ni amarangamutima. Nkwifurije rero mwene data kujya unezerwa Imana kandi ukanezerwa Kristo. Iyi ndirimbo ukayiririmba uyumva, ntukagiririmba umeze nka ba bandi njya mbona, hari abo njya mbona bayiririmba ukabona wareba imiririmbire ukibaza uyu muntu ibyo ari kuririmba arabyumva, amagambo ari kuririmba arayumva. Azi umukobwa wayavuze aho yarari, azi imbaraga yararimo, kandi ari mu bigeragezo. Uzabibona, hari abo uzabona baririmba ukabona aragira ati genda umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda mu by'ukuri uyu muntu arimo araririmba ibyazi. Uyu muntu ari kumwe n'Umwuka Wera. Dukwiriye kuziririmba tuzumva. Izi ndirimbo nibwo zitugirira umumaro. Dukwiriye kuziririmba tuzumva, tukaziririmba twumva amagambo turi kuvuga. Indirimbo zacu barakore ni nziza cyane, ziranejeje, zaririmbwe n'abantu bari mu mbaraga z'Umwuka Wera. Natwe dukwiye kujya tuziririmba tuzumva, bitari ukuzikuraho, bitari ukugira ngo igihe kigende, ahubwo ari tuziririmbe kugira ngo tuzibyaze umusaruro kandi nk'uko bikwiriye. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Reka twongere dusenge n'ubundi kugira ngo Kristo Yesu akomeze kuganza mu mitima yacu, kandi akomeze kuduha guhamya mu bihe bigoye, akomeze kuduha gukiranuka mu bihe biruhije, ndetse no mu bo tutazi imyizerere yabo tubabwire ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza. Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kugira neza kwawe, urukundo rwawe rwinshi ruhebuje. Wabanye n'uyu mwana w'umukobwa adusigira igihimbano cyiza cyane, kitunezeza, kidushishikariza gukiranuka aho bikomeye, no guhamya kuri umwami, kuguhamiriza imbere y'abapagani, kandi bigira umumaro rwose. Dushoboze rero mwami Yesu, izi ndirimbo zikomeze kuganza imitima yacu, izi ndirimbo zitubera imiyoboro myiza cyane, maze imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda zacu nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Urakoze, turagushimye, udukomeze kandi ukomeze kutwitaho cyane. Ingingo zacu zose z'ibitambo byera bishimwa n'Imana, kuko ariko kugukorera gukwiriye. Ganza Mwuka Wera muri twebwe, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen.